nitwa Toneste Niyonzima, ndi umugabo ufite umugore n'abana. Hanyuma reka dufatikanye gusenga muri ubu buryo, twinginga Imana ishobora byose ize kubana natwe. Turagushimiye Mwami Yesu, nta wera nkawe, nta yindi Mana twisunze muri iki gihe cy'imiheruka, ubwo abana b'abantu babona iminsi iri kugenda irangira ariko abandi ntibabibone. Twebwe hari ibanga twahishuriwe yuko nta kindi dusigaranye uretse ijambo ryawe. Amen. Ni nayo mpamvu twicaye imbere ya kamera zitandukanye kugira ngo tuganire n'abantu ba ijambo ryawe. Nunkundire rero iki kiganiro tugiye kugira gishingiye cyane ku ijambo ryawe, umuntu wese ugiye kucyumva azamenye imbaraga zawe, twumve n'umuhuguro cyangwa se impanuro ziri mu ijambo ry'Imana. Urakoze, ushyigikire Mwuka wera w'Imana bane natwe mu izina rya Yesu. Amen. 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 Hari ijambo usenzemo uravuga ngo turi mu gihe cyarangiye, gisa nk'icyarangiye Gisa nk'icyarangiye. nta gihe dusigaranye Roba. Niyo mpamvu abantu banzi ndaza kubwiriza nitonze cyane, kubera ko ibintu mfite ndashaka kwibutsa abantu. Uzi ikintu kinzanye? Yego. Wakoze kuduha ikaze. Ikintu kinzanye ni ukwibutsa abantu ko nta minsi dufite. Kubera iyo mpamvu abantu basa nkaho barangaye. Yego. Bibiliya amagambo tugiye kuganira afite isanganyamatsiko cyangwa se icyo tugiye kuganiraho kiravuga ngo kwirinda uburangare butewe no kwirara. Kwirinda kwirara nkaho wagira ngo byarangiye. Mu yandi magambo ndashaka gukangurira abakristo kongera kubibutsa ko umwanzi atapfuye cyangwa Satani atakuweho. Kubera ko ndi kugenda mfite ubwoba Robert. Dore ubwoba bwa mbere mfite, abantu bari kumva iby'impuha cyangwa se ibyo Yesu yahanuye. Yaravuze ngo mu minsi y'imperuka hazabaho ibimenyetso bigaragaza kugaruka kwanjye. Icya mbere hazabaho intambara hamwe na hamwe. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri aravuga ngo hazabaho ikintu cyitwa kwangana, urwango ruzagwira, ngo umwanzi wawe azabaho mu rugo rwawe. Ibyo bintu biriho. Icya kabiri hazabaho ikintu bita tremblement de la terre cyangwa se imitingito hamwe na hamwe. Rero reka nifashe ibintu bitatu. Icya mbere, izi ntambara muri kumva hagati ya Israel na Palestine, nibi muri kumva muri aka karere k'ibiyaga bigari, harimo intambara zigiye zitandukanye. Sinaho gusa no muri Somalia, kuri iyi si yacu hariho ikintu cyitwa intambara zigiye zitandukanye. Iki ni ikimenyetso kigaragaza ko ibyo Yesu yahanuye biri kwenda gusohora. Icya kabiri, ikintu cyitwa inzangano muri iyi minsi, urwangano ni rwinshi, abantu baranganye babaye, donc uragendana n'umuntu uzi ko gukunda ariko akaba ari kugambanira. Inzangano ziriho. Icya gatatu gikomeye nshaka kuvuga ni iki kintu kijyanye n'imitingito hamwe na hamwe, imyuzure. Ibi byose ni ibintu Yesu yavuze ko bitazabura kuba. Ariko abana b'abantu muri iki gihe turimo, abankunda mu nyumva mu nkurikira umunsi ku munsi, turarangaye wagira ngo ahari ibyo Yesu yavuze nta gaciro byari bifite. Turi kugira amaso ariko wagira ngo amaso yacu Satani yabisizemo ibitaka. Reka mbahumuze ijambo ry'Imana, mumfashe dusome ijambo ry'Imana kugira ngo tuze kubyumva neza. Igitabo cya mbere cya Samweli, turaza kwifashisha ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya mbere cya Samweli igice cya 13 umurongo wa 19. Hanyuma twumve icyo Bibiliya ivuga, twumve tubisanishe n'intego twari dufite kugira ngo bikomeze kugenda neza. Ijambo ry'Imana muri Samweli wa mbere cyangwa se igitabo cya mbere cya Samweli igice cya 13 umurongo wa 19 haranditswe ngo Abisirayeli bakena intwaro zo kurwanisha. Kimwe mu bintu bigaragara ko abantu barangaye, banakennye, bageze ku rwego barangaye, kurangara ntibihagije, ahubwo baza no guterwa n'ubukene bitewe n'iki? N'uburangare. Abisirayeli bakena intwaro zo kurwanisha. Roba, ndabizi ko ukunda ijambo ry'Imana, ninkwita umuhanga ntugire ngo ndavangiwe. Oya Roba, ndabizi Yesu ni umuhanga wenyine. Urakoze. Nizi kandi nawe munyabwenge, ubundi turi ibikoresho tutavaze. Urakoze ko wasobanukiye icyo kintu. Ariko tuvuge n'ukuri, mu by'Imana ushobora kuba hari ibyo usobanukiwemo. Ndashaka kubwira ko tugeza mu gihe Satani yamaze guhuma abantu amaso kugeza ku rwego bata n'intwaro.
iki ni ikintu gikomeye giteje n'ubukene. Rero ubukene butewe no kurangara rimwe na rimwe hari igihe twe tunabyitera. Ndashaka ko dusoma ijambo ry'Imana tukabyumva. Bibiliya yavuze ngo icyo gihe nta mucuzi wari ukiboneka mu gihugu cyose cya Isirayeli, kuko Abafilisitiya bavuze bati tujye tubuza Abaheburayo kwicurishiriza inkota n'amacumu. Ariko Abisirayeli bose bajyaga bamanuka bakajya mu Bafilisitiya, ngo umuntu wese atyarisha uruhabuzo rwe n'isuka ye n'intorezo ye n'umuhoro we. Ariko bari bafite ityazo ryo gutyazaho imihoro n'amasuka n'ingobe n'intorezo n'iryo gutyaza ibihosho. Nicyo gituma ku munsi w'intambara mu bantu bari kumwe na Sawuli na Yonatani nta muntu n'umwe wari utwaye inkota cyangwa icumu, ariko Sawuli n'umuhungu we Yonatani nibo bari babyitwaje. Aha mwitonde cyane, ntabwo abantu bose bahumye. Nubona umuntu yaraye ubusa, ntabwo abantu bose barara ubusa. Sawuli na Yonatani bo bari baruze urugamba bari kurwana narwo, bari bazi ko bafite abanzi benshi, bari bazi ko bari kurwana n'Abafilisitiya, bari bazi ko bakiri mu isi bari kurwana n'isi na Satani n'umubiri. Ibyo bintu kenshi nibyo dukunda kwifashisha ngo intambara turwana, ngo turwana n'isi na Satani n'umubiri. Ariko iki kintu hari umuntu impamvu usetse inyuma ya kamera nuko twigeze kubiganiraho mise mbyibuka. Mu yandi magambo tubyakire gutyo, tubivuge gutyo, ariko mu yandi magambo nituzasobanura ibi bintu uzasanga rimwe na rimwe atari nabyo turwana nabyo, ahubwo umuntu turwana nawe ni umwanzi ari we Satani. Kuko ntabwo uza kumbwira ngo urarwana n'umubiri wawe kandi utuyemo ariyo nzu yawe Kristo akoreramo. Yesu ashimwe. Munyumve neza rero, Abisirayeli babayeho mu gihe cyo kurwanwa n'Abafilisitiya. Noneho bari abakire mu byo kurwana kuko bari bafite intwaro. Izi ntwaro ndazifashisha mu buryo butatu. Bagiraga ikintu cyitwa imihoro, bakagira intosho, bakagira n'imbabuzo, ariko ngo bakagira ikintu gikomeye cyitwa ityazo ryo gutyazaho icyo bita ibyo bikoresho barwanishaga. Iri tyazo rero Abisirayeli bararihoranye. Ari ikiganiro ejo bundi nabonye ku mushumba bita Pastor Shimiye kuri Humura program, ndetse namwe mwagishyizeho narakibonye, muri kuvuga kuntu iyi minsi iteye ubwoba, cyangwa se abantu barangaye bakajya bibwa. Kuki ubundi umuntu akwiba? Kuki umuntu akubwira ngo banza utange ituro ngusengere? Uzi impamvu abantu babanyazwe nabo barashiriwe. Kimwe mu bintu biranga umuntu washiriwe cyangwa wanyazwe asigara asabiriza amasengesho. Nubona umuntu ari kuguhamagara, aro Robert, aro yewe byakomeye mfasha gusenga, nta kindi kuko umwenda warahera wakinyizaga hera watabutsemo kangahe kugira ngo umuntu wese yegerereyo. Kimwe mu bintu biranga umuntu rero washiriwe asigara asabiriza ikintu bita amasengesho. Aramutse afite intwaro yitwa amasengesho, yakakwiye kuhangana n'uwo mwanzi urwanya ubugingo bwe, urwanya itorero, urwanya umuryango we, agafata ibihe byo gusenga. Ariko abantu kubera ko banyazwe ikintu cyitwa intwaro. Iri cyazo rero mvuga ni iri cyazo Abisirayeli bari bafite, ryari iricyazo ryitwa amasengesho bacyazagaho. Bari bafite icyo bita guhuza imbaraga z'amasengesho, basenga bakagira ibintu baritura. Baterwa n'abanzi iyo basengaga bahamagaye Imana yagiraga ibintu iritura. Ariko iri cyazo ryitwa amasengesho Abafilisitiya baraza basa nkaho biyunze nabo babanyaga ikintu cyitwa ibihe byiza. Kandi umwanzi wa mbere yakunyaze ikintu cyitwa ibihe, burya bakunyaze ikintu gikomeye. Iyo umwanzi akunyaze ibintu byitwa gusenga, nagize umugisha hano nicaye ndi kubona antene ya televiziyo. Nagize umugisha ndi kuyibona, ndi kubona Canal Plus, nkabona Dodo, hari ibyo ngende kureba mwe mutareba. Noneho rero buriya Robert umujura guteye n'urugero akaza agacukura inzu yawe, agacukura inzu, yamara gucukura inzu agatwara televiziyo. Iyo atwaye televiziyo hari ukuntu yibagirwa akantu gakomeye. Umugisha wagira nuko yakwibagirwa antene. Yesu ashimwe. Iyo atwaye televiziyo agasiga antene, ndatekereza neza ko antene nta muntu uza kuyimanura, barakomeza bareba.
ko ateni hari ariko televiziyo yo yaribwe yaranyazwe icyazo ryaranyazwe hasigaye ikintu kimeze nka teme niyo mpamvu ubona abantu bera kuwa mbere mu rusengero babyina gusa ariko icyitwa umwuka wera imbaraga zo kunesha ibyaha zaragiye barazinyaze zarashize haleluya nizere ko unyumvishije nshuti yanjye televiziyo barayitwaye hasigaye antene gusa abanyuze kuri iyo nzira bavuga ko n'urwo rwarimo televiziyo ariko nta kintu kirimo niyo mpamvu ubone turi guhangana n'ingaruka hanze aha urugero muranyimbabarira mu myihanganiye iki kintu ngiye gukoresha twebwe watubona none itorero ryacu rya ADEPR nanjye ndi umwadeperi yagira ngo ni uku kera twahoze ku bw'usabye Imana Samuel ntabwo ari uko twahoze nta ntambara zari mu itorero abantu bose bashakaga umwuka wera nabo bashakaga umunyamasengesho hari umupasiteri reka muvuge pasiteri Shimiye yigeze yasengera umuntu arazuka muri kiriya gihe ariko n'ubu nibwo yakora igitangaza ntibacyemera kubera iki abantu barabihiwe mwumve neza kera iri torero ryabaga rifite imbaraga z'Imana ku buryo ariho habaga ibihe byiza cyane si ukwishyira hejuru namwe mukurikize uko kera twari tumeze abantu bitwa ba ADEPR mu nyumva mu mutekereza itorero ryo hambere ariko muri iki gihe satani yaryinjiyemo reka mbivuga gutya yaratwinjiriye amaze kutwinjirira aratunyaga ibihe byiza twagiraga amasengesho aranyaga igihe cyo guha Imana ntacyo tukigira ariko telefone turayiha umwanya iyo umuntu akibyuka hari akantu kari wangana gusa antene ADEPR iracyari nibwo ushaka kugera nshuti yanjye hari akantu kari wanganirije numva niko uzi ko umuntu abyukira kuri telefone uwo munsi wose akirirwa muri telefone uko ubyutse niko wiriwe none hari akantu karyoheye cyane uko umuntu abyutse ubundi biguhe cy'uko uririrwa niba ubyutse usoma Bibiliya uwo munsi ni uko kuki abantu bakabije ibyaha baba hari ibintu bahugiyemo bahugiye mu matelefone bari kureba hari n'abantu muri iki gihe urabona ko hirya mu baturanyi bitameze neza hari abantu bafite ubwoba ngo byakomeye ngo ntabwo byakomeye twe turakizeye Imana ko Imana iturindiye igihugu cyacu kuboko kw'Imana kukiriho njye ntabwo bamfite kuko Imana yavuganye natwe iyo dusenga n'Imana avuze ko izatugirira neza hari amasezerano dufite nk'abanyarwanda rero icyo dusaba ni kimwe ni ugusenga ngo Imana ikomeze twihere amahoro mu gihugu ariko hari abantu bafite ubwoba ngo byakomeye ngo byakitse kubera iki barahungira kuri YouTube uranyumva kuko kuri YouTube ubundi igihe nyigereranya n'isoko ry'imburamumaro aho umukristo na byiringiro bageze umwe banguragura iki abati twe turagura ukuri ariko barabakubise kuko bagura ku kuri ariko kuri social media nta kuri kubaho beje ni ukubeshya ku buryo umuntu ashobora guterura ikintu akavuga ati kanaka yapfuye ati byakomeye ndere yose bagiye kuyirangiza ati mwitegure ejo muzapfa nyirizina ntabwo ariko byabaye niyo mpamvu usaba abantu ngo muhumuke abantu badukurikiranye kuri Yada TV Bigerezo TV Humura program n'andi macano avuga izina ry'Iyera muhumuke mumenye ko ibiri kuvugwa byinshi ibyinshi atari byo harimo ibyo bitarumazi ibintu bibeshye kubera iki abantu bahugiye muri ibyo byo bakunze n'ibyo babeshye ibivugwa ko donc ibintu biri aho ngaho birakunzwe cyane ariko uvuga ukuri ni kurebwa kubera iki yaranyazwe uyu muntu yanyazwe ikintu cyitwa intwaro yitwa kubana n'Imana nta bihe byiza muri we bimurimo ngaruka kuri cya kintu wavugaga rero twebwe twari abantu badasanzwe ariko turinjirirwa turarangara n'ubukene dufite ubukene dufite twebwe twabutewe no kurangara biravuze ngo Abisirayeli bakene intwaro zo kurwanisha noneho basigaye ku izina ryitwa abarokore ADEPR basigaye ari ADEPR gusa ariko nyirizina umwimerere wa ADEPR ya mbere ya kera waragiye niyo mpamvu ubone byatwubahutse nuko hasigaye antene gusa ndabivuze Erneste na televiziyo yaragiye yego ndabivuze nta kintu wangira kubera ko ibi bintu umwuka yabimpishuriye Abisirayeli bakennye intwaro zo kurwanisha ariko amahirwe nagize mu ijambo ry'Imana biravuze ngo nubwo ngo bakennye icyazo rikanimuka rikanyagwa rikajya mu Bafilisitiya ku buryo n'Abisirayeli bajya gucyaza mu Bafilisitiya bakahigira n'imico dore objectif yo kunyagwa kw'icyazo twagiye ntabwo ukimenya umupantekote ahubwo babaye abapendavyote ça veut dire quoi bivuze iki byo donc
kera twagiraga za kirazira nta murokore wanywaga ibiriya bintu bya muriture ibyuma ntabwo babinywaga ibi bintu by'ibiyoga ariko usigaye wumva umuntu wo kugira ngo afate ibyo gusenga ngo arwaye mibe ngo abarokore benshi barwaye mibe. impamvu ityazo riri mu bafilisitiya kandi abafilisitiya ugezeyo baguha imico yabo ukayizana. abafilisitiya basigwa amavuta mugomba kujya kuyizana. abafilisitiya bari gutyaza urukumva mushumba arabivuze iki kintu cyitwa kubashyiraho amavuta. abafilisitiya bafite amavuta bagushyiraho amavuta bagiye gutya bakakurambikaho ibiganza. mu bafilisitiya ityazo ryabo barambikaho ikiganza abantu bagahita bakarwara igicuri. ibi rero n'abitwaga ko ari abisirayeli bagiye kubyigayo. niyo mpamvu ubona ku mashusho media umuntu aza ari umuhanuzi ntashaka kuvuga yaraje arabica baranamufunga arongera arakora ubu yarahitinze. hari izindi mbaraga zihishe underworld inyuma yabyo. kubera iki hari icyitwa ko abantu bagaragara ko ari abisirayeli ko baramaze kwandura imico ya gifilisitiya. munyumve neza mpamvu nicaye aha mu mbabazi Imana iduhaye ni mwongere musubire gushaka ityazo. ariko iri tyazo aho kugira ngo murishakire mu bafilisitiya mwongere mwinginga Imana yongere tugarurire ibihe byacu nk'ibya kera. haleluya. yongere tugarurire ibihe byacu nk'ibya kera. kandi izi ngaruka zirakomeye. mwumve izi ngaruka Dr. Luka hari ikintu yavuze. reka dusome ijambo ry'Imana muri Luka igice cya 12 umurongo wawo 35 kugira ngo dusoze. mwumve icyo Dr. Luka nimvuga Dr. Luka uyu mugabo bita Luka ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Luka yari umudokiteri yari yarize. ntabwo arega abantu bakorera Imana ari abaswa. hari ukuntu abantu bavuga ngo abavuga ubutumwa b'iki gihe nabo oya barize benshi. noneho uyu mugabo umva ijambo Imana yamwandikishije yandika iki gice cya 12:3-5 yaravuze ngo tube maso dutegereze kugaruka k'umwami Yesu. tugire gute roba? tube maso kuko ibihe byarivanze ibihe byarahindutse. ibi bintu muri kureba hirya no hino byagakwiye gukangura muri Kristo we